ariko ADPR bari mu mpinduka, bari mu rugendo rw'impinduka zatangiye muri 2020. ADPR irimo amafaranga, nta kindi kintu bapfa ni amafaranga. Ntihazagira ukubeshya ngo bapfa umurimo w'Imana. Imana sirwanirirwa nande, irirwanirira. Ninde muntu ushobora kurwanirira Imana? Nta kindi bapfa. Yewe n'inzego zibishinzwe kubikemura reka nzibira ibanga. Ikindi nakongeraho ni abantu badakijijwe neza. Ntabwo basogongeye, ntabwo basogongeye mbese ntacyo bamenye. Ni abantu bibereye mu isi baratandaraje, bari mu matorero ngo babuze agakiza, ariko bamwe nabo, ariko abenshi nibo binjiye badafite agakiza, bakishakira icyubahiro, bakashaka bamwe amafaranga. duhaye ikaze abari i Bugande, duhaye ikaze Queen, duhaye ikaze Kadete, duhaye ikaze Ndayambaje, bose abo ni abavandimwe bari Bugande kandi babarizwa mu rubuga babatanze ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye. Duhaye ikaze abari mu gihugu cy'u Burundi, Nyiraneza, Amina, Muheshema, ni benshi. Esther bari mu gihugu cy'u Burundi baba badukurikiye kandi baba no mu rubuga rwose. Imana ibahe umugisha. Duhaye ikaze abanyarwanda bose muri rusange nono bafata time yabo bakayihereza iki kiganiro. Imana ibahereze umugisha. Duhaye ikaze abari mu gihugu cya Tanzania, hari uwitwa umuvandimwe dukunda no kuganira na nimugoroba twaganira, ndabizi ko dukurikiye. Uyumve mwikaze papa wanjye, uyumve mwikaze rwose. Tunashukuru Mungu kukuona mwa ile gurupe kabisa. Mungu akubariki. Buri bashyigikiye n'umurimo w'Imana kuza akunda kuduheza ibitekerezo cyane. Ari Tanzania ndetse n'abandi barimo Diodone nawe uri Tanzania, n'abandi barimo ni benshi, mwamaze kuba benshi, murabizi ko mwabaye umuryango mugari. Hari Response muri Zambia, hari Kageneye uri Bugande, nawe ni benshi bari Bugande. Twakire na Sent uri muri Australia, twakire undi witwa Senta nawe uri mu Bwongereza, twakire Promise uri muri Amerika. Abo bose baba no mu rubuga kandi badeze ibitekerezo byabo n'inkunga zabo, baba bari tayari kuzitanga kuko baratubwenga ikizasabwa cyose kugira ngo ikiganiro gikomeze kibeho, bazagikora. Imana iba mu gishi kandi mwiyumvemo ikaze cyane. Twakire n'abari mu Rwanda hariya mu karere ka Kamonyi, Mama Fiona tugwaye ikaze, ndetse nabo muri kumwe boss yango nawe arabagukurikiye. Kame mu muntu nkurikiye wa mbere ni umugore wanjye. Cyane kabisa. Umugore wanjye ndamusuhuje. Yego. Kandi nzi ko akurikiye ikiganiro. Abana banjye Iyani, Gigi, umukobwa wanjye Mahoro ndabizi ko akurikiye ikiganiro. Yego. Mugwaneza nawe akurikiye ikiganiro ndabizi. Abo nabo mu rugo iwanjye. Ujya gutera uburezi ngo agera gute arabwibanze. Inshuti zanjye Mucyo ndabizi ko nawe ari inshuti yawe, ari no muri konseri. Ari no muri konseri ariko ikiganiro ari bugikurikirana, aragikurikiye rwose. Imana imuha umugisha cyane. Ni inshuti yanjye yakadasohoka. Uriya mugabo ni inshuti nziza. Grace Francis ndabizi ko akurikiye ikiganiro. Umukiriya ukomeye wa Beta Paint witwa Sam. Sam akorera Nyabugogo. Yego. Sam rwose. Kwa Sam bahamenye aba hariya amarangi ya Beta Paint. Mu kanya ahubwo turaza kumuvugaho rwose. Turaza kumuvugaho Sam. Hanyuma n'izindi nshuti nyinshi, hari n'abadukurikiye bari muri diaspora yo hanze mu bihugu by'i Burayi. Ni ukuri barahari benshi. Kandi abifuza abari muri diaspora bifuza nabo kujya mu rubuga baranyandikira kuri iyi nimero 0782 uwifuza kujya mu rubuga akajya duheza ibitekerezo bitandukanye tukagura ubwami bw'Imana, aranyandikira kuri 0782 Imana iguha umugisha wowe ubikoze. Kandi ni byiza kuduheza ibitekerezo, buri ibitekerezo nta kintu cyiza kiruta ibitekerezo. Hari hishurirwa wagize nabonye kandi numva ngiye kigikiye. Yego. Gospel hour. Ndibuka Perezida wa Repubulika umwaka ushize. Yego. Yabwiye abantu ko
bakwiriye no kwiga gusenga batagiye no mu mazu, batagiye mu mazu, batagiye mu misozi yitwa ko ari ayo gusengeramo, bagasengera no kuri network nk'iyi ngiyi BTN biduhaye. Yego, sibyo tunabonereho gushimira ubuyobozi bwa BTN. Iyi network baba baduhaye ni ikintu gikomeye cyane, ni vugabutumwa babakoze cyane kandi ahari rwose. Imana imuhe umugisha, imwagurire n'ibikorwa. Amina. Nuko rero dutangiye ikiganiro cyacu, reka twinjire mu makuru yacu yo muri gospel. Tugiye kuganira ku itorero ADPR n'induru cyangwa imivurungano ihoramo. Ese ko ryahoze ari itorero ry'umuco, akaba ari ryarahoze ari itorero dufata nk'itorero rirerera igihugu kuko ryagiraga kirazira zibasha kuba zafasha umwana cyangwa urubyiruko kwikura mu ngeso mbi, ariko ubu ngubu usigabona ari itorero rihoramo induru. Ese izi nduru zaba zituruka nibyo tugiye kugarukaho. Turagaruka ku gitaramo cyateguwe n'itorero ADPR nabwo kiri kubera i Nyarugenge kimaze iminsi 2, aho bivugwa ko ejo abahanzi barimo Bosco Nshuti ndetse na Alexis Dusabe bari batangiye kwanga kuririmba muri iki gitaramo bitewe na situation bahabonaga ibyo bavugaga ko byaba birimo ibitajyanye n'imyemerere yabo. Baravuga ati ntabwo turi bo performing rwose mutubabare, ariko nyuma abana bafite umuco, abana bafite discipline nyine nk'abari musanzwe muzi, nyuma baje kuvuga ati kadu performing kuko tuvuga ubwami bw'Imana, nubwo tutabwira babaraha, ariko abadukurikiye kuri televiziyo bari buze kumva ubwami bw'Imana haboneka umwe mu bihumbi biri ahangaha. Ni n'abanyetorero. Ariko nibyo tugiye kugenda tugarukaho mbere yuko rero dukomeza amakuru yacu. Reka tubanze twakira ijambo ry'umunsi, noneho tugaruke dufata umwanya urambuye dusesengura. Yego, twinjire mu kiganiro byimbitse. Reka tubwire uwitwa Ngabo turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma adufashe twumve iri mfasha ry'umunsi twateguriwe na Mutabaruka Fulgence. Noneho urumva araza kuriduhereza, noneho namara kuriduhereza turaza kugaruka mu kanya, ariko tutararibona ndagira ngo utubwire itorero ADPR. Ubundi wowe umenya itorero ADPR warimenye gute? Ryari itorero ubundi mu myaka yawe ya bukuru no mu busesenguzi, itorero ADPR ryari itorero ufata gute mbere? Apano ryari itorero wafataga gute? Wowe ikibazo ubajije gisa naho gicarenjingamo ukuntu, ntabwo uko nayimenye ntabwo ndaguhindura. Yego, sibyo? Uko namenye ADPR na n'ubu niko nkiyifata. Kuri njyewe ni itorero ryanjye, ni itorero mbarizwamo. Hanyuma iriya ngingo tugiye kuganiraho, kubera iki muri ADPR hahoramo induru. Reka mvuge ku bintu bibiri, bambabarire kubigereranya, ariko tubivuge gutyo. ADPR, Rayon Sport, ikipe y'abaturage, itorero ry'abakristo ry'abantu benshi. Ibi bintu byombi ni association. Yego, ni association, ni ukuvuga ngo ni ibintu bidafite, nubwo hari abayobozi babishumbye, ariko bitandukanye nuko twafata nk'idini nka Zion Temple. Yego, ni iyerekwa rya Gitwaza. Uragendera mu mirongo migari Gitwaza yashyizeho, ajya gusetinga ADPR, ajya gusetinga Zion Temple. Mu gihe ADPR uyu munsi haraba hariho Usabwimana Samuel, araba afite uko yasetinze imirongo migari yiwe. Ejo bundi akurweho hajyeho Sibomana, navaho hajyeho Karuranga, navaho hajyeho Izayi. Ni association nyine. Muri association ni kuriya bigombye, ni kuriya bihora bimeze. Ariko ADPR bari mu mpinduka, bari mu rugendo rw'impinduka zatangiye muri 2020, ubwo umukristo ADPR witwa Nshimiyimana Adriane yandikiraga Perezida wa Repubulika. Hanyuma bikaba ngombwa ko hasabwa ko hajyaho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Ubu buyobozi buriho bwari inzibacyuho. Yego, ubw'abayizayi. Yego, bwari bwanashyizweho kugira ngo bukore amavugurura. Ari nabwo hajyagaho, yego, buzana impinduka.
ari nabwo hajyagaho Murenzi Abdallah muri Rayon Sport, yego naho hari ikibazo nk'icyo ngicyo cyane. hanyuma Murenzi Abdallah we yakoze amavugurura muri Rayon Sport avaho aragenda. manda irangiye ntabwo yarangiye kuko we yamaze gukora icyo yarashyiriweho inshingano RGB yari yamuhaye. yego izo nshingano zirangije yaravuze ati reka ndeke ubuyobozi bw'amafani club butore umuyobozi wa Rayon Sport. Batora Jean Fidel. Jean Fidel ayobora imyaka 4 aragenda, haza abo bita abasaza, yego nubwo bagize ikibazo cyo kutumvikana. Nibyo rero biri parallele nibyo muri Rayon Sport. Abo ngabo nabo bari bashyizweho kugira ngo bakore amavugurura, ariko amavugurura yabo sinzi uko byagenze. Amavugurura nyine baravuguruye birangira ni nabo bicaye mu ntebe nkuru za ADEPR. Ariko induru muri ADEPR twaba dukabije cyane. Ikintu gitera guhora ubona hahora inyandiko zo kwandika ngo haveho kanaka hajyeho kanaka. ADEPR ni itorero rinini kandi rigari pe, rinini, ririmo amafaranga. Tubyite gutyo, ntitujye kure y'ukuri. ADEPR irimo amafaranga, nta kindi kintu bapfa ni amafaranga. Ntihazagira ukubeshya ngo bapfa umurimo w'Imana. Imana si irwanirirwa nande, irirwanirira. ninde muntu ushobora kurwanirira Imana? Nta kindi bapfa. Yewe n'inzego zibishinzwe kubikemura reka nzibira ibanga. Nimbe bashaka gukemura ikibazo cyo muri ADEPR burundu, ADEPR ntizongere kumvikanamo amabaruwa y'abandika n'abagira iki. Bakura imishahara muri ADEPR, bakora umurimo w'Imana, abantu bakorera Imana batarebye inyungu. Naho ziriya nyungu zose ubona ADEPR, impamvu kera wabonaga bibera mu mwuka, nta mafaranga yari arimo. Subizi se? Yego. Uri muto, wari umuhamagaro. uri mutoya ariko ntabwo uri muto cyane. Yego. Abantu bakoraga umuhamagaro. Wari umuhamagaro. N'abahembwaga bahabwa akantu bitaga agasabuni. Yego. Kwari kugira abone uko afura imyenda. Kugira ngo atunganye imyenda, kuko banakoraga ivugabutumwa mu buryo bugoranye. Byari ukuva nk'Igihogwe. Nkwibutse ko ADEPR yinjira mu rurembo rwa Kigali, yinjiriye ku Gasave. Ivi Gasave yaje Igihogwe. Yego. Urumva? Byari rero nko kuva muri ziriya karitsiye za Gihogwe, za Gashyushya, hirya za ninde bahita za Cyuga, yego, za Rubingo hejuru yo, ukajya kuvuga ubutumwa za Jabana. Ubu ngubu rero byajemo amafaranga, birimo amamodoka. Nshuti yanjye umushumba wa ADEPR agenda muri V8 cyane, ejo bundi narayibonye. Ba regional bagenda muri TXL. Wowe uri kumva induru uzabura? Ni biriya abantu bapfa. Ni ibyo ngibyo ubona bya bindi bifatika, ibifatika iby'isi nyine, kandi bigaragara, kandi bikitwa ngo leta ngo ntemerewe kwivanga mu miryango. Urumva? Uri kubona ahantu bashobora gutura miliyoni 30 ku munsi. Ngizi nduru zihora mu madini, sino muri ADEPR gusa. Yego. Ntabwo uzi se ibimaze iminsi muri diocese ya Shyira muri Anglikani, ntabwo hamazemo iminsi ntambara. Mu badivese ntabwo hagiye humvikanamo ibintu by'induru, ndetse bamwe bakava no muri iryo torero bagatangira kugenda bashinga amadini yabo. Nizo nduru ziba mu madini. Amadini yatangiye yitwa ko ari ubutumwa bwiza, ariko birangira bwa butumwa bwiza bubaye ibintu by'amafaranga. Ikindi numva navuga, ntago ari bishya ibyo tubona mu madini, ahubwo amadini yaje kwisanga muri monde iri digital. Yego. YouTube zarashe. Si ngombwa kamera nk'izi ngizi turi gukoresha. Yego. Hari na za telefone. Hanyuma bisanze muri iyo si ntibamenye uburyo bayimanaginga. Ni biki dukwiriye guhereza publike biciye muri social media
ni ibiki tudakwiriye guhereza public. Yego nicyo kibazo. Ikigora no kumenya ngo ngiye gutanga iki, ngiye kugitangira ese niki gitumye ngitanga. Ngira ngo muri gusobanukirwa neza cyane. Ngabo niba iri mfasha ry'umunsi ryabonetse araza kuri duhereza, ariko abaretse nonaha icyo ndi kuvuga icyerekeranye n'intambara zo mu matorero n'amadini ni ikintu cyagushije abantu benshi, ni ikintu cyakuyeho imyemerere ku bantu benshi, barahinduka. Usanga umuntu yarigiye mu kintu yaziririzaga ubwe, ariko ubu none asigaye aragifashe nk'ikintu kiri aho. Ruku ngewe ndi ku kintu cyerekeranye n'amadini. Uribuka perezida wa repubulika Uskwakima amubaza ku cyerekeranye no gufungura insengero. Urabyibuka? Yego, nari mpari rwose mu kiganiro n'abanyamakuru wari uhari. Perezida wa repubulika yasubije Uskwakima ngo mwabaye iki? Uriya ntabwo ari umuntu ufata amakuru for nothing. Yego. Umunyamakuru ndumva ari wa France 24 yigeze kumubaza ngo ni iki kintu yumva atagenda adafite. Baravuga ngo amakuru cyane, aza agaciro k'amakuru rwose. Rero abafite amakuru ahagije ku mikorere y'amadini. Iyo ubona umukuru w'igihugu atinyuka kuvuga ko iyo bibawe yari kubifunga byose, yari kubifunga burundu, ni ukuvuga ko umusaruro igihugu cyiteze mu madini ntabwo ari wo kibona. Bibaye harimo umusaruro mwiza ntitwabona amabaruwa cyane, ntitwabona abakozi b'Imana bajya mu nkiko bajya kuburana bapfa ngo nakuwe ku mwanya, ntitwabona abakozi b'Imana batukana. Urumva? Rero bigeze babaza Obardi akiriho nyakwigendera, baramubaza ngo avuga iki ku bakristo baba mu byaha nk'ibyo ngibyo binini. Padiri aravuga ngo nta mukristo ukora ibyaha, ngo ni abantu babatijwe. Gutandukanya rero umuntu wabatijwe umutandukanye n'umukristo, umuntu wamenye Kristo. Haleluya, amen. Yigeze avuga ijambo ry'Imana nasomye ryaravuze ngo nimbe mwarasogongeye mukamenya ko Yesu Kristo agira neza, ngo ni mumwegere niwe buye rizima. Amen. Ni ukuvuga n'aba bantu baba mu madini, reka twere kuba abadeperi, twegere Kristo. Twere kuba abangirikani, twere kuba abakatolike, twere kuba abakatolike. Nasiyonalite yacu hejuru y'uko twitwa abanyarwanda, ariko turi abakristo. Amen. Ubaye umukristo mwiza waba uri umunyarwanda mwiza. Amen. Sibyo? Igihugu kiba gifite produit fini. Yego. Kiba gifite umuntu ufite byose igihugu kigukeneyeho. Ntabwo uzanywa ibiyobyabwenge, ubwo uzaba uruhuye inzego kwirirwa zirukankana abanywa ibiyobyabwenge. Ariko ko tubona amadini yiyongera, tukabona utubari turiyongera, tukabona ibiyobyabwenge biriyongera, ese izi nsengero ziri kudufasha iki? Uyu mubare w'insengero turi gutunga zidahindura abantu waba uje kutumarira iki? Yego. Ngira ngo abadukurikiye uko babyumva batangire batwandikire noneho bwa butumwa bugufi, natangira kwakira n'amatelefone nabo tukumva uko bimeze, tukumva nabo uko babitekereza nuko babyumva, kuko ni ikiganiro iki ni ikiganiro buri wese agiramo uruhare tukaganira. Njyewe nshobora kuba ariko mbyumva, ariko hari undi uri nka Tanzania afite uko abyumva. Yego, nibyo kweri. Umuntu wese wumva afite uko abyumva, hano tugira free, urisanzura nk'uko mubizi ko twisanzura tugatarama tukajya mu gitaramo cy'indirimbo. Ariko ese wowe ubyumva gute? Reka nakire uyu muvandimwe ku murongo wa telefone atubwire. Wiriwe neza? Hello. Wiriwe neza? Ni kuri BTN. Ni kuri BTN mu kiganiro Gospel Hour. Nari ndi gusubiza nshaka kugira icyo mvuga. Yego. Wowe ubona ari iyihe mpamvu amatorero n'amadini tutagiye kuri ADPR gusa ubona hahoramo imvururu cyangwa induru?
imvururu icyo navuga gusa icya mbere uriya mugabo yakivuze ni ubutunzi ibijyanye n'amafaranga yego ariko ikindi nakongeraho ubwo ni ukuvuga ngo ibintu by'amafaranga bijyanye no kuvaho ngeho imyanya vaho ngeho ikindi nakongeraho ni abantu badakijijwe neza yego ntabwo basogongeye mbese ntacyo bamenye ni abantu bibereye mu isi baratandaraje akaguru kamwe karajya mu ijuru akandi kari mu isi ntabwo mbese bakizwa neza ngo baveyo mu isi bayitera umugongo yego kandi mu gakiza ntabwo imana yigeze ibuza abantu ibibakwiriye ahubwo umuntu anyurwa n'ibyo afite ye kwiba ye kujya mu gisombi ye kujya mu biro byose uriya mugabo yavuze yego akurikirana inzira y'imana akorera n'igihugu akorera n'umuryango we kwirirwa abungabunga azerera cyangwa akora ibindi yego igihe cyo gusenga kibi cyo gusenga igihe cyo gukorera mu rugo kibi cyo mu rugo igihe cyo gukora akazi k'abandi bamuhaye nacyo agikore gutyo yego ntabwo mbese iyo nduru kuko usanga abantu benshi muri ririya mbese nyina y'amatorero ni idini itorero ni rimwe ubundi ni amadini bajye babyemera yego idini rero nta muntu rizafasha nta n'uwo rizagirira neza ariko uwisoze kirisito kuko ariwe imbaraga zacu uwo nguwo imana izamutabara nanjye ifite ubuhamya ubu imana izamutabara rwose ihereye ku busabusa urumva ko abantu bamara no baza bameze neza umuntu aguma uko yari ari agihamagara yego ariko ugasanga umuntu amaze kumunya amafaranga nawe akajyamo gupiganwa muri yo kujya kurwanira ibyo bintu yego bakeneye ubupasiteri urabizi ko hariho n'abagiye babugura agatanga amafaranga ibyo rero ibyo ngibyo ntabwo imana ibyemera wowe ubona ari iki cyagakozwe ese ubona hakwiye iki kugira ngo twongere tugire wa mwimerere n'inyota yo kumva ijambo ry'imana kongera kugira wa mwimerere no kwigisha abantu kuri kw'ijambo ry'imana abantu bagashira amanga rero gusigiriza ubutumwa busigirije ntabwo ari bwiza yego abantu bavuga ukuri kandi bafite ubuhamya bufatika kandi ari n'abakiranutsi hariho n'abakozi b'imana bakora ibyaha turagushimiye akaba inama yagira akaba impyisi reka twakire n'abandi turagushimiye cyane nawe urakoze cyane wiriwe mbakurikiye neza uri hehe ikintu nashakaga kuvuga wewe uko wapi ndi Bukavu yego ngaho gabanya televiziyo papa ndi Bukavu yego nashakaga kuvuga kuri iro jambo gabanya televiziyo yawe okay nashaka kuvuga kuri icyo kintu muri kuvugaho yego ni ukuvuga ko imvururu ziri mu masengero abantu benshi batakijijwe binjiye mu matorero badafite umuhamagaro w'Imana yego bakaba nka rya jambo rivuga ngo baje iwacu ariko ari abapererezi bakagenda ni ukuvuga ko barishakira inyungu zabo ariko nta gakiza kari muri bo yego ariko Imana ishimwe kuko Imana ntibura ijambo tuvuga amabaki y'Imana ntitwavuga ko abantu bose
bari mu matorero ngo babuze agakiza, ariko bamwe nabo, ariko abenshi nibo binjiye badafite agakiza, bakishakira icyubahiro, bakashaka bamwe amafaranga, ariko ugasanga umuhamagaro w'Imana ntawo. Njyewe ndi umushumba, ibintu nk'ibyo turi kubibona kandi bikatubabaza, tukibaza niki, ariko tukibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abantu binjiye iwacu ariko batari iwacu. Asante. Mimi kwa jina langu naitwa Pastor Taboba Koya. Ibyo avuze hari abantu Bibiliya ivuga ko bataciye ku irembo, ahubwo buriye inkiki kandi ni benshi. Aba bantu Peter ntibakagukanga, umuntu ntakagukange kubera ko ngo ari ku gatuti. Umuntu wo ku gatuti n'umuntu wa nyawe wo muri family baratandukanye. Yego. Kuko buriya Peter uko mu rugo bakuzi ntabwo ariko ku idini bakuzi. Yego. Mu rugo nibo bazi Peter wa nyawe cyane. Rero n'itorero nimba rishaka no kwidevelopa rihere hariya mu rugo, mu muryango, urumva niho ubutumwa bwiza bukwiriye kuba butangira. Yego. Urumva abakristo bo muri ADPR cyane cyane i Nyarugenge, kubera cya kintu cyaberagayo ubushize. Yego. Cyaba ya madarapo, abantu babaye nkaho bagira ikikango. Kuboneka ko abantu benshi bo Nyarugenge ubwayo ni benshi, na message zatangwaga, hari ubutumwa bwahabwaga abashumba b'amatorero ko bakwiriye kuzaza kuhatendinga n'abakristo babo. ADPR ndagira ngo nyisabe ikintu kimwe n'ayandi madini, guma uko wari uri ugihamagarwa. Yego. ni uwo murongo nahagararaho. ADPR nimbe mwaratangiye hari ukuntu mufata imisatsi yanyu, nibiguma uko nguko, kuko nimujya kwigana abandi muzasanga babikora neza kubarusha. Yego. Mani Marite yagiye muri Sekira. Yego. Agiye muri Sekira asanga icyo kibuga hari abantu bakimenyereye kumurusha. Mani Marite ari hehe? Nyamitara ari hehe? Icyo twavuga tunagana ku musozo, umuntu wese aguma uko yarari, uko yahamagawe, sibyo? Hanyuma amadini yose inama nasorezaho mbagira, mutange ubutumwa bw'uwabatumye uko yabo batumye. Iyo umuntu ari mu Bufaransa, ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, ahari kubw'inyungu z'u Rwanda. Yego. Ntabwo aba hari kubw'inyungu ze bwite. Yego. Rero mwibuke ko ibi bintu murimo ni ibya Kristo. Yego. Muvugire Kristo, nta kindi musabwa. Yego. Nta nubwo yabatumye amafaranga, yabatumye abantu baza kureba. No mu papa turamushimiye cyane, turamushimiye kuba witabira ikiganiro. Ariko ku bantu bakurikira YouTube yacu yitwa Gospel Hour Senior, tuzamutumira noneho dukora ikiganiro kinini cyane, tuganire. Tuzamutumira kenshi kuri YouTube dukora ikiganiro, tuganire noneho tuvuge ubwami bw'Imana tudatanguranwa n'amasaha n'igihe, kubera ko igihe nacyo kiba cyatujyanye. Murabizi ko ikiganiro cyacu kirangira saa 10, ariko afite ibyo akora. Umuntu agukeneye yakubona gute kuri contact za telefone cyangwa ibiriya bintu ukora byerekeranye no guhuza abakoresha n'abakozi? Duhuza abantu bagura n'abagurisha. Yego. Amazu, amamodoka, abayakodesha, amamodoka n'amazu n'ubundi. Dufasha kandi abantu muri shipping, batumiza ibintu byabo mu mahanga. Uko iyo product yaba ingana kose, nimba ufite inzu ya miliyari, turaguhuza n'ufite miliyari. Kandi niba ufite miliyari ukaba ushaka inzu, turaguhuza n'ufite iyo nzu. Hamagara 078 78 nanone 067 28
uraba utugezeho neza. wayisubiramo? 078 78 nanone 067 28. Ibibanza byiza kandi ubwo rero yumvikanye neza. Niba ushaka nawe kugira icyo ukora, ubwo ngubwo nimero ni iyo ngiyo. Reka dushimire abantu twabanye muri iki kiganiro, kandi Imana ibaho umugisha, kandi ngire ngo mukuyemo isomo rikomeye. Tuzatugiye igihe cyo gutarama, tugire n'igihe cyo kwiga. Ku cyumweru twarataramye turi kumwe na Nganzo Patrick, atujyana mu Gisirimba. Ubutanza abazanira korali yindi nayo idutaramire. Ubutanza n'undi muntu twige, tubayeho mu buzima bwo kwiga. Turagushimiye wowe abanye natwe rero, tunashimiye Ngabo twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Imana imuhe umugisha, namwe mwese Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.